Ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Nta bukire butikebuka, wanditswe na Manishimwe Dieudonné, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Abahanga mu by'imitekerereze y'abantu bavuga ko ubudahemuka bw'umugore ubusuzumira mu bihe bikomeye by'ubukene n'ibibazo hamwe no kurya aho bisaba kwiyambaza Imana ngo igobore ifunguro ry'uwo munsi. Bakavuga ko ubudahemuka bw'umugabo bw'ubusuzumira mu bihe byiza by'amafaranga n'ubutunzi bwinshi, aho igikenewe cyose kiboneka mu buryo bworoshye. Ikibazo umuntu yakwibaza, ubutunzi bubera umuntu ikigeragezo gute kandi ibintu byose bihari igikenewe cyose kiboneka? Ubusanzwe abasangiye ubusa nibo bitana ibisambo. None se abafite ibisaga bitana ibisambo biturutse kuki? Dukurikira umukino. None iyi modoka bayogeje bate nkuko kabyaramo bayivira baguhana ubuse nta nubwo bayihanaguye neza, ariko ntacyo reka nyatse turaza kuyisubiramo tuvuyeyo. None se ubwo ko wakije imodoka ntaramara kwitegura? Ariko se ubundi uragira ngo mbanze ngutegure? Yego komana. None se ubwo mwaguzindukanye n'uwiki papa Ellen? Mwagaretse umushiha tukajya mu birori by'umwana wacu tunezerewe. Mvuka abantu babaye ni wowe ndamukiye ariko ngo ndeke umushiha. Papa Ellen, tuvugisha ukuri, muramukiye gute? Hari ikintu nigeze ngusaba uretse ko nkubwende winsiga se ndamara kwitegura. Nose ndumpagarika nigendeye nta modoka nakuguriye. Niba warayiguze se? Yewe narayiguze nyine giye ikoresha. Ni umurimbo se? Mbese ufata imodoka ugende nanjye fata indi tujye guparika muri stade. Cyane. None se wafite inkwe ko ari hato? Ibyo kuba hato cyangwa hari imisimbizi. None se icyo nibaza nicyo tugiye guhamura. Ikibazo kiheze ubundi ufite. Ubwo se wakubona yavuga ko twagiye mu birori by'umwana wacu dutwaye imodoka ebyiri ngo hatabiki. Hanyuma se ndugushinga ugomba kukubaza ibyo. Ariko ntawe ubimbaza nawe kushyira mu gaciro. Gute se? Ubu tugiye mu birori by'umwana wacu warangije kaminuza. Cyane rwose. Ibirori birabera ahantu hamwe, je nawe niho tugiye. Ufata imodoka yawe nanjye mfata iyanjye. Ariko uyu mugore nakaza mutwe mu madogo mwami. Ku imodoka ihari nawe ukabuhari. Ko nagufashe gushaka permis ukaba uyifite, igituma udashaka kwitwara ni iki? Yese ni wanagirira imponi essence. Essence se ntunyungije mu modoka wa mugore. Jya mu modoka yawe, imodoka yawe nanjye ngagiriye. Ndajyamo. Urumva? Ntukasurira ubukene mu rugo. Urataka essence wabuza amafaranga kuri essence. Ubuse tujya ahantu hamwe mu modoka ebyiri kandi nimwe tutayuzuye. Wenda kubaza. Urataka essence wabuza amafaranga yo kugura essence. Ndayafite ariko ntago ari ngombwa ko tugenda muri ebyiri. Ntukasurira ubukene wa mugore we. Urumva? Ntutake essence amafaranga ntabwo wayabuze. Unjingire mu modoka nayirokinze maze ndebe kunsuja hanga. Uranyura hese. Ibyo bintu burimo ni ibiki? Ariko se niba amafaranga atarabuze se nta kindi yakora kitari ukuyapfusha ubusa. Iki kiyakora kindi? Kudakodesha ufite ibyo kurya, kwambaye imyenda myiza yose ushaka, ikibazo ufite ni ikihe gituma nkubwira kugura essence ugapfuga hwera? Hari ibindi bintu wakora bitari ukuyigura? Niko nkome. Reka nemere ko amafaranga ya essence atari yo kibazo. Nta kibazo nyine cyayo gihari. Ariko se noneho mbwira. Iki? Wowe ni iyihe mpamvu ifatika yumvikana ituma ushaka ko tugenda mu modoka ebyiri? Impamvu ya mbere, imodoka zirahari. Iya kabiri, twese dufite impushya zo gutwara imodoka. Iya gatatu nicyo twaziguriye. Point. None se ko tugiye ahantu hamwe tujyanye nkuko twajyaga tujyana tutaragura imodoka ya kabiri bitwaye? Simbishaka. Ntushaka kuntwara ndi umugore wawe? Ntabyo shaka. Nyamara mukanya imodoka uraba yujuje abugenda uhamara ifuti. Bitwaye iki birakurebaho iki? Nibyo nabyo biri mu bituma ninanga kujyana nawe. Ifuhe ryawe ntabwo ndyemera. Ifuhe ryanjye se rihe kandi? Rengana mugiga. Ari wari wahari ifuti ngo nange? Ariko ye. Kugenda umbaza ibibazo bidashira kubona iherera ifiti wese. Biranjena. Biranbangamira. Urumva? Ahondo gasanga niba hari umuntu duhaye ivuti urashanga tumute ku cyapa ngahasigara apfa nabi. Ndabyanga. None se nkome. Reka nkubaze. Nkambaza iki ari? Uretse wowe
undi muntu wabonye utanga rifuti akajyana uwo yahaye rifuti iwabo mu rugo n'indi ibyo se birakureba utwaye umuntu ukamugeza ku cyapa aviramo agakomeza iwabo nawe ugakomeza ugataha ahubwo waba utamugiriye neza ni he koko mvuba utindi ahubwo se uretse wowe undi wabonye uta umuntu mu nzira n'indi none se aba yakwishyuye ngo uramugeza aho mwavuganye seri mu maka nawe wamuguriwe mfite uburyo ntangamo lifuti nawe ufite uburyo uyitangamo urumva ibyo byo guta abantu mu nzira jya ubikora witwaye mu modoka yawe n'ubutindi bwawe urumva nanjye abo nayihaye nzaho nzajya mbasiga ariko ubundi mve mu kirahure nigendera wa mugore ariko si ubwoko kurakomeje ndagusize imbere wabaye ute nkomeye apu n'imbere nigendere cyangwa umbwire nkugonge Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in DJ urashyeho gato umusa ari intege nibagirwa ko ababyeyi bahari iyo turi kuganira nk'urungano hari imvugo dukoresha ariko bazihanganira uyu munsi ni uwacu nubwo hari abagitamira mbibona ariko ntibyatubuza kuba tuganira gabanyaho gato cyane kugira ngo twumvikane imirimo ibiri ngo yananiye impyisi kandi twe turi abantu reka turebe ko tubikora byose kandi birakunda none se impyisi n'umuntu ni ikihe gifite imbaraga nyinshi reka twe kureba imbaraga ahubwo turebe ubwenge kuko imbaraga zidafite ubwenge buzikoresha ntacyo ziba zimaze birumvikana ni umuntu ariko hariho abantu bake barushwa ubwenge n'impyisi da rero ntituri muri abo bake niyo mpamvu nshatse ko muri aka kanya bamwe bakirya abandi bamwe twaho umwanya Divine akagira icyo atubwira muri ibi birori bya mushiki wacu umuvandimwe wacu akaba n'inshuti yacu Ellen amashyose n'ayanjye gusara cyangwa ndayagabana na Ibere Divine umwanya ni uwawe Ibere arakoze kumpa umwanya ngo ngire icyo mvuga muri ibi birori by'inshuti yanjye Ellen gusa mbere na mbere ndamushimira ko ari umwana wumva umwana ujya inama wumvikana kandi uzirikana rwose Ellen twamenyaniye ku ishuri ariko ntabwo twiganaga namwigaga imbere bivuze ko nanarangije mbere ye kuba muri aba bantu yatumiye muri uyu munsi mu birori byo kwishimira kurangiza amashuri ye kuba yanumiyemo kandi hashize umwaka tutari kumwe ni ikimenyetso cy'uko azirikana inshuti ze zose zaba iza vuba ndetse n'iza kera ni inshuti nziza ariko DJ ku mwanya wo kunywa wari Divine ariko ntabwo turi impyisi nibyo yavuze mukomeze mu ngwe nta kibazo mu rwego rwo kureka gutindira n'abantu nyine nkareka kurondogora kuko abantu barashaka umwanya kandi ari benshi Ellen nta kindi namwifurira uretse gukomeza gutera imbere uyu munsi arangije icyiciro cya kabiri cy'amashuri ya kaminuza ariko hari n'icya gatatu hari na za doktora n'ibindi byose bikurikiraho kwiga ntibirangira navuga ngo uyu munsi rwose ni umubereye wo kurangiza amashuri ahubwo umubereye intangiriro y'amashuri akomereza Divine arakoze cyane Divine arakoze cyane ku nama agiriye mushiki wacu ati ntiwumve ko urangije ahubwo wumve ko utangiye amashuri ntagerangira nk'uko abivuze kandi ako namwongereraho ni uko n'ubuzima nabwo ari ishuri ndabeshya hari umuhanzi wigeze kuririmba ngo ese nk'ubu urenganyijwe ukajya kurega wagera aho utanga ikirego ugasanga urega ari we uregera isomo nk'iryo waryiga mu kihe kigo urumva rero ko ari isomo ry'ubuzima ngayo nguko rero
twe turahagarara tugaceza tukishima ariko igihe cyo ntigihagarara. byo ntigihagarara pe. Reka twumve na Leonsi ngo hari icyo ashaka kutugezaho. Narangiza turakurikizaho umushyitsi mukuru waduteranyirije ahangaha ari we nyiri ibirori Ellen. Leonsi ijambo ni iryawe. Murakoze. Njye rero muranyihanganira simenyereye kuvugira mu bantu benshi. Uyu munsi ubikore. Oya reka mbabwire icyo nshaka kubabwira. Ariko icyo nabwira rero ni mbere na mbere nuko umuferesita kuri uyu munsi mwiza azahore yibuka mu mateka ye. Ellen ni inshuti yanjye kuva duhuriye muri kaminuza. Ariko icyo nababwira nuko ari umukobwa w'umuhanga. Ellen kuva twatangira mu wa mbere ahora atsinda kandi ku manota menshi. Rimwe rero yigize kugira amanota 68 agahinda karamwica hafi no kurira nka bimwe by'abana bo mashuri abanza. Ellen ni umwe mu banyeshuri twarangizanyije ahita abona n'akazi. Nubwo ababyeyi bamufashije gutegura ibi birori ngo birusheho kuba byiza, ariko ndahamya ko mu byakozwe nawe hari uruhare rwe yashyizemo kuko si umukene. Nubwo ibyangombwa bitaraza ariko kubera ubuhanga bwe kuri ubu afite akazi, arakora, agahembwa kandi neza. Wase kutivuze mu barangije bagahita babona akazi. Oya ntawivugavugwa n'abandi. Nta kibazo tuzakugurira. Nsoza rero reka nifurize Ellen gukomeza gutera imbere kandi nk'uko bambanjirije babivuze niyongera akaduhuriza hano hari ikindi cyiciro yarangije nabyo bizatunezeza kurushaho. Inshuti zanjye zirizihirwa rwose. Oya nibabahe. Oya murisanga hano. Hanyuma Ellen kugira ngo ngabanye amagambo yanjye adashira fata mikoro yita ukurikiraho nibyo byakwihuza. Urumva ko uri kuvuga neza DJ nayo gushyiriraho neza. Mbega ukuntu umunejeje. Murakoze kumpa ijambo nanjye gusa njye simfite aho mpera mbashimira pe byandenze ni ukuri. Nawe mwese abari hano nagiye mbatumira ariko sinumvaga ko mwese mwaza. Kuba rero mwigomwa ibyo mwakoraga mukaza kwifatanya nanjye mu birori ni iby'agaciro kandi ni ukuri Imana ibampera umugisha. Uranejeje pe. Iyi ntambwe nateye rero yo kurangiza icyiciro cya kabiri cya kaminuza ndayishimira abantu benshi. Ku isonga birumvikana ko ari papa na mama bambyaye bakanjyana mu ishuri bakishyura amafaranga yabo ngo nige guhera mu nshuke kugeza uyu munsi. Mumfashe tubashimire. Abandi ngarukaho by'umwihariko rero ni Leonsi na Divine. Aba bakobwa kuva nagera muri kaminuza twarabanye mu cyumba kimwe kugeza Divine arangije akagenda. Muri icyo gihe cyose ntabwo twigeze dupfa. Na bimwe bavuga ngo ntazibana zizakomanya amahembe, twe ntayo twakomanyije. By'umwihariko Leonsi kuko we twiganaga twafashanyaga dushyizeho akete ngira ngo n'uwo mugisha wo kurangiza tukabona akazi yahoze avuga twarawusangiye. Ndabimushimira kuko yaramfashije ndamufasha tuba nka cya cyuma gityaza ikindi. Imana imuha umugisha. Sinabona uko bari hano bose mbashimira pe.
mwana ni ukuri sinabona uko abari hano bose mbashimira umwe ku wundi n'umwanya ntiwaboneka reka muri make twese twikomera amashyi twishimira ko umusanzu twatanze mu myigire ya Ellen utapfuye ubusa uko amashyi azamuka ari nako babizana umushyitsi mukuru mu amashyi menshi cyane murakoze cyane oya rwose babahe mwishime munezerwe mbega umunsi mwiza we buri wese wamuha icyo ashaka babahe umvirizo nateye ubona Ellen atagaragiwe rwanda zanyu gute eshatu barangizanya we arangizanyije imwe cyangwa ebyiri gusa ubundi kera wagombaga kurangiza kaminuza ufite PDF ku bantu batabizi rero ubwo PDF bikaba bivuze ko ari perimi yo gutwara ibinyabiziga D ni diploma urangizanyije amashuri yawe hanyuma F nawe yitavuga fiance ariko shawe Ellen rero we byadi turabizi neza ko ayifite P twamenye ibyawe kereka tumubajije ariko F yo rwose biragaragara ko ntayo niba ntayo rero nk'uko tubibona nayo iri mu byo tumwifuriza vuba ako kantu abahungu banjye nanjye rero hanyuma rero dusoza reka ijambo turigenera ababyeyi batubwira akari ku mutima wabo badusangiza uko biyumva muri uyu munsi bishimira ko imbuto bayobye zitangiye kubyara umusaruro papa ibe ariko se uraryama ugeze ryari saa moya za mu gitondo koko uracyagona ariko waretse nk'isinzira urashaka iki wa mugore we ntushaka no kubyuka ngo njye mu kazi tuvuganye se hanyuma se nigiye gukora wagiye mu kazi kaje ushaka kumbwira nturi bubimbwira utacyaraho nimukira niba se giye udashaka kumvugisha wakwitabye iyo telefone ra uza abantu bagushatse uko bangana behorere arampamagara se bambaza iki ari umfitiye ideni nyamara wabitaba iyo umuntu aguhamagaye rimwe kabiri gatatu wagushaka nk'icyangombwa cy'ubutaka we rwose ubanza cyasohotse kuko yaguhamagaye cyane nawe yahamagaye se rimwe se cyangwa kabiri urukerera rwose yahamagaye ariko ngo ntigeze aryama rwose nizere ko utamwitabye ariko wamwitabye ntabwo namwitabye mpereza iyo pantaro yanjye inkweto zanjye ziri hera kuko none se urambara ujya hehe ugiye ipantaro ndi kureba ugiye kutarwiyambitse reka niyambare ngende kandi njye nicyo mpfa nawe wamugore ariko igihe cyose umbaza aho ngiye nkubaze ugiye aho njya ntakubwiye se nihe atari mu kazi ariko njye ugira ngo nzirika ahangaha nta maguru mfite kandi mwana wa mugore ushaka gusuzugura ariko wa mugore cyangwa mva kuba ntajya mu biro ngo nicare ishyira akaguru kandi nkawe bivuze ko nta kazi mba nakoze shaka none se ubu tuvuga ko ubyutse utarwiyambitse gutyo ugiye utanakarabye ugiye mu kazi ariko ubundi wowe umbaza aho ngiye nkande mukandamo nk'umugore wawe ese kuri umugore wanjye uri mama cyangwa uri data umbyara uvuge ko ugenzura akana kawe nako k'imyaka 5 kuri umugore wanjye biguha uburenganzira bwo kumuza ku nkeke yo gusobanura aho ngiye naho mvuye n'uwo twahuye n'uwo twavuganye ariko se nkomeje mugabo mwiza muri iyi minsi waba iki ko wahindutse cyane ariko mpinduke biki mpinduke bikira niko haza guheraho gukemura ikibazo cyawe kuko niwe wampinduye naguhinduye ntese reba nk'iki gicuku watashye saa 9 naketse ko utaje kuryama ahubwo uje kurya ariko ni muri mugorera utangiye no kujya ushyiraho amasaha yo gutahiraho mu rugo rwanjye reka none uyu munsi nze kurikesha maze ndebe icyo ntwara uraburikesha se wabuze iki mu rugo rwawe urahinda kurara mu gasozi hari icyo uhunga iwawe ndaba nkunga wowe uhunga agiye se kuko habaye iki nkome ariko urabizi ariko ubundi mukandara wanjye uri hera uri aho ngaho mama we uri aho kuri portemanto ntawe ureba byose birahari kuri portemanto hano ntumpfane
reka ze nkubwize ukuri niwo kunsabye urumva mukandamo ndakumva naraguhaze ngwiki naraguhaze pe nuko nabuze uko ngira naho ubundi wowe ntukimbereye rwose koko none se mukumpaga ntubimbwire ngo nisubireho ndeke imico yatumye umpaga urumva waragize neza wesubiraho se wisubiraho keretse ushatse nk'ibuye ry'isarabwayi ukikunyura iyo minkanyari ikuzuye mu maso ikavaho ayiwe wenda ugashaka n'icyuma urwo ruduka rubaga rukavaho rumeze nk'urudomoro wenda ukagira isura ukagira n'inda wenda wajya umuntu burya se nuko bimeze nuko bimeze wahaze uruda rumeze nk'urudomoro n'iminkanyari nk'iy'abakecuru cyane rwose n'ibyo nahaze nuko icyo umuntu yanga ari cyo abona uko uteye nuko usa biransebya nkubwize ukuri sigaye ngira n'isoni zo kujyana nawe mu modoka abantu batamenya ko uri umugore wanjye none se ubwo bubi bwanjye mbuzanye ubu ko ariho ubumbwiye cyangwa na kera kose nahoze ndi mubi mba mukandama reka nkubwire kubeshya ni bibi no kwirarira biragatsindwa ariko nkubwije ukuri nta na rimwe wigeze uba umugore mwiza pe umva na mbere kose duteretana wari upfunyaritse umeze nk'akadomoro ka 5 hanyuma se ya mitoma yose wanyeraga ikintereta ngo umbwira ngo nsa nayo kwiteke wayiteraga akadomoro ka 5 nyabo urabizi giye nkomeje mvugira aho ngaho nk'induru urumva mu by'ukuri kiriya gihe wari ufite amafaranga kandi njye nari nyakeneye nari nkennye urumva ntabwo nari kukwirengeshwa ujyana ariya mafaranga yose angana kuriya kandi nanjye nyashaka ubu rero aho nyaboneye ntacyo nkikanga cyambuza kukubwiza ukuri uri mubi kandi wahoze uri mubi nuko urakoze umbwije ukuri ndakubwiye rwose ndabyumvise menye uko wose azongera kugusebya rwose wakabi kajye kimenye ese mbere kose ubundi kuki utambwiye uko nsa ngo menye icyiciro cyangera ntacyaho bimenye rwose byayo makuru ndayaguhaye yakoresha icyo ushaka ubimenye kandi ubyakire mu mutima wawe rwose ubibane uransebya amba bekunze wajya wirinda kuza hondi urumva ukajya kure ukamva mu zuba kandi ukama n'uburenganzira bwanjye nkishakira utwana tugifite itoto urumva kuko niko tuberanye nanjye we ntabwo no mvira mu nzira nigendere ariko ugiye utanakarabye yego birakureba ya mbere uwo ni wa wundi umaze guhamagara n'ubundi se niba ariko nashaka ahamagara inshuro 100 simwitaba kubera iki se utamwitaba umuntu uguhamagara kabiri sha burya bagushaka ibyo biramureba cyese niba ari ukwishyuza kandi ukaba udafite ubwishyu reka ntabwo anyishyuza da ahubwo tunafitanye gahunda ubu niyo ashaka kunyibutsa none se kuki wanga kumwitaba kandi nyine mufitanye gahunda ntabwo namwitaba wumva shane wonsimba barira pe burya se nuko mfata divi umurase naguhemukira ngo ngutwarire umusheri pe nushaka ahita undi mwana munoze gahunda yanyu neza uyu sawa mutwara ukamujyana yuko nanjye mafite isoni zo kwitwa sheriwe ibyo se ni ibiki ni ukuri da ahubwo se abasore b'uburanga wagize ngo barubaka umva bese uwawe niwe mwana niba afite inoti umugabo n'uwo ukumva se ko ikibazo mfite ari uko yaba ari mubira none se kuvuga ngo bigutera isoni kwitwa sheri we rwose pe kandi ko mbizi utakwiteza agasore k'agatindi niki kindi cyatuma uterwa ipfunwe no kuba sheri we nta musheri umurimo sha ni igisaza cyo kwishakiraho udufaranga two kurya no kunywa agacupa niba ari ibyo wampeshaga ndagusetsa ubundi se igihe wawe udafite abaterankunga n'iryari maze no muri kaminuza wari wafite kandi twarabonaga ka buruse none ubu udafite akazi natangazwa no kumva ufite umusaza urya inote mva rero nkubwire igituma namwitaba si ukwanga ko wumva ko mufite ahubwo ndanga kumenya uwo ari we ndamuzi se uramuzi maze ni papa w'umwe mu bakobwa b'inshuti zacu shabifi none wowe nawe umaze gukabya pe gute se uca inyuma mama wa shanita shawe wapi pe ntabwo ari papa wa shanita cyakora nabeshye yashatse kuntereta ariko mbona mama wa shanita niyoroshye nditinyira uribona mama shanita umutwariye umugabo atanakurogesha we ese ubwo ni papa wande we wabyihoreye ko mu bakobwa b'inshuti zacu shanita ari ufite papa we wasaze udatinya gutereta inshuti z'umukobwa we ntabibonye pe umva shane wonsi ihangana ibisimbi kubwira rwose mbigira ibanga kubera iki sha wambwiye kuko ni umuntu wiyubashye udashobora no gukekera iyo ngeso rwose ese ubwo wambwiye ko n'ubundi amabanga yawe mbitse atari make wambwiye
ahubwo se sha wakihanganye iri nturimenesha ukareka nkaryibikira koko sha wambwiye ko nanduye yambwira ko sheri ko divi telefone yawe yabaye igikungu uhamagara ntumfate koko urabona utari kwica gahunda. sorry ntabwo nayumvise dadi urinze no kuza kunyirebera kuko mbabarira rwose narangaye. Ndabona bagize n'umushyitsi pardon muraho neza ariko muraho nari mbarogoye ariko rero gire ntuzuze turebe imodoka iparitse hano haruguru. none se dadi mwandinze nkitegura tukazamukana. Oya ntacyo banza uganire na mugenzi wawe reka mbe ngutegereje mu modoka. Yego Divi ntumbwire ko wa musaza wavugaga ari papa wa Helene. kuko warangije se urabura kuvuga ko amasomo 10 ari make. amasomo 10 ni make yibe none se ko twebwe twigaga 12 kandi noneho manini ibaze modire ifite amakredi 20. Mwarangiza mukiga modire 12. none se ndakubeshya. Urambeshye nyine. Wapi? Izo modire zose nta muntu waziga igihembwe kimwe ngo abazirangije. Nguhe nimero ya Leonce cyangwa se Divine ubibarize. Umva aho ngufatiye rero. Wowe urashaka kuma nimero z'inshuti zawe kuko ko zakurengera kurusha ko mizabo mwiganye. None so tuteganye muri abo nindi. Leonce mwariganye ndabyemeye. Ariko Divine we ntimwiganye. Divine ntitwiganye. None se ko yaranyize imbere bivuze ko tutize faculty imwe. Reka ibyo tubyihorere nkwibwirira icyamvanye ku ishuri. Mbwira ngo teze yombi gusa nuramuka utsinzwe uramenye ntuzitwaze ikibazo cyo kwiga amasomo menshi. None se uheruka kujya mu rugo ryari? Ntabwo mperukayo pe urumva sindamenyera akazi neza usanga ari amasaha weekend nyakoresha nihugura ku masoftware dukoresha ntaramenyera neza niyo mpamvu nabaye ndetse gutaha kenshi. Mama se nta kintu ajya kubwira? Narimubwiye ko nzajya ntaha mu rugo rimwe na rimwe ko weekend nzikoresha nihugura utuntu tumwe na tumwe ntaragira mu burambe neza mu kazi. Ku mibanire na papa se nta kintu arabimbwiraho. Shahere birashoboka kuba bitameze neza. Cyo ejo bundi naramuhamagaye anyita barira cyane ambwira ngo hari igihe nshobora kuzava ku ishuri se musange mu rugo. Ari mama ukubwira atyo? Cyane. Kandi cyatumye nkeka ko ari ikibazo afitanye na papa. Nahise mpamagara papa mubaza amakuru ambwira ko ari meza, mubaza niba mu rugo ari amahoro ambwira ko nta kibazo gihari. Birumvikana ko ari papa nyine bari bagiranye ikibazo kuko iyo biza kuba ari bindi bimuriza na papa ntihari kuba bizi. Ubwo rero natekereje ushaka uko wajya utaha mu rugo nubwo mbizi ko bikugoye kubera urugendo. Wenda hari ukuntu byafashe. Ariko se uratekereza ko papa yabasigaye kubita mama? Sinabyemeza ariko byanashoboka da kuko mama namuhamaga afite agahinda kenshi cyane. Ibaze kugira hambwira ngo nshobora kuzasanga atakiba mu rugo ariko cyangwa se wenda bakaba bafite icyo bari batunganiye uwo munsi. Biba hari ukugira icyo bapfa by'umunsi umwe ntabwo mama yabavuga ko azava mu rugo. Njyewe ndakeka ko ashobora kuba afitanye amakimbirane na papa baduhishe kandi njye umuti wabyo ariko wajya kuba mu rugo nubwo babiduhisha gute ariko ubaye utaha mu rugo byanze bikunze ntiwabura icyo ubona. Ko biguyera ahantu harimo urugendo rurerure bizajya binsaba kubyuka saa 11 za buri gitondo se ntabishobora. Biragoye ariko nibyo byadufasha kandi buri uri mu rugo bajya batinya no gushotorana ubareba. Ibyo ibitekerezo rwose urebe icyo wakora dore njyewe ndiyo bigwa ntibyakunda ko niga ntaha mu rugo sibyo? Birumvikana pe gusa nyine biragoye ariko byafasha. Ndakomeza mbitekerezo numve niba nzabishobora. Bitekerezeho ariko njyewe inama nakugira nuko ukwezi kwawe ni kurangira utazongera kwishyura ubukode bw'iyi nzu rwose wabereka ukajya witahira mu rugo ayo wakodesha ukajya uyategesha. Icyo mumbaza se niki wahuruje ntahari nawe icyo yabahururisha ariko se wajya ugira imvugo nzima nkuru ngo bimare se iki
none se ubu kuba umugore wawe yavuze ati ndabashaka bihindutse kuduhuruza gusa turi rubanda si nyoko na mukuru wawe yahamagaye hari undi yahamagaye no kubahamagaraho kabyara we yabahamagaye rwose ngaho rero nababwira icyo yabahamagariye rero mukecuru nawe ndagije nk'uko nabibabwiye ndashaka ko hari ibintu tuganiraho nk'umuryango tukareba umurongo tubiha kuko ni ibintu by'ingenzi ariko bibabaje wenda mbaye nk'ukunganira twese abari hano turabizi neza ko tugiye kuganira ku kibazo ufitanye n'umugabo wawe ariwe murumuna wanjye nkomeje mbese icyo kibazo rero kikaba kibangamiye imibanire myiza y'abashakanye ibyanjye subiza uti ibyo mu rugo rwanjye ubizi kumva tutagiye mu bintu byinshi watubwira uko ikibazo kimeze ikibazo se tutagiye nyine mu bintu byinshi nk'uko bivuze mwese murabizi igihe na nkomeje tubanye imyaka myinshi cyane yego mu gihe cyose tumaranye nta kintu nigeze musaba nakoreshaga amaboko yanjye tukabaho ubu rero icyo nsaba ni uko nk'umuryango we mwamubariza icyo nakosheje nkagisabira imbabazi ariko tukongera tukabana neza nk'uko byahoze none se niko mukandama ikibazo nyirizina ni ikihe aragukubita aragutuka akwima ibiryo niki gituma uvuga ko byahindutse bitakimeze nka kera navuge twumva ngiye ikintu kimbangamiye ni inkeke mpuzaho wibaze kubwirwa n'umugabo wawe ngo urashaje ntugisa neza ngo ufite urusura rwakobanye ngo n'uruda rumeze nk'ikidomo abagerekeranye niho ari karakara mukabyarana mukaba musazanye none se nkome ko bikomeye ibikize ibyo bintu koko harabimubwiye uyu mugore nareke kubabeshya ahubwo navuga icyo dupfa cya nyacyo waravuga yuko umutuka ukamubwira amagambo amukomeretsa umwibutsa ko ashaje ngo atakigezweho none se koko warabimubwiye arabihimbye cyangwa nibyo nyine mbabwiye ngo navuge impamvu ya nyayo kuko ibyo ntaho bihuriye ubundi igihe cyo mpfa n'uyu mugore ntagasuzuguro ke twaje ngo ayeze amashore ngo afite akazi keza kamuha amafaranga menshi ibyo wabinkandagiza agasuzuguro kanjye kitwaje ko afite amafaranga menshi ceceka se wimvugiramo nanjye nakuritse uravuga uyu mugore aba ashaka ngo nicaraho ngo asingira honjya niba narabukiye mu kabari ngo musabe uruhushya niba yarahongiye mu birori agashaka kumbaza abo turi kumwe igihe maviraho nyura ndetse akumva ko yanzirika aho ngaho cyangwa kankontorora ngewe nkomeje ariko rero bana banjye mwakomeje kuvuga mbumva ndabihorera ariko ibyo bintu ni amahano nta mugore ugenza umugabo kirazira si nk'ibyo byose se umugabo iyo agiye agasiga ahashye nta nzara ufite nta mwana wabuze icyo yambara ikindi umugore aba ashaka ku mugabo ni igiki aba ashaka iki uretse ubukunguzi ariko ngewe ndumva kuva mu rugo utavuze hatari byo bikugira umugabo ubundi se umugabo amenyesheje umugore waho yagiye n'abo bari kumwe umugore nawe akabigira atyo bitwaye iki koko ndabyumva nkubwire nta mugabo wasabye uruhushya umugore durahonda yewe nta naho byigeze biba nawe impamvu uvuga gutyo nuko uri umutindi utagira diri ujyamo ubundi se kuva mu rugo ugiye gupfa nabi ngo urakora akazi ukaba uboneza mu rugo kutagira amafaranga uragura agacupa ubundi se utabwiye umugore aho uri ikindi wakora ni iki ubundi se ububwira iki ubundi kahura abahazi iyo uvuye mu kazi saa 11 saa 11 n'igice ugeze ku nkingi uzirikwaho gusa barabiyoberwa none se ko numva ibyari ukuganira bigiye kuba noneho mpangara ngo uhangare nanjye ngo utuke se kutanuka se kurenza uko nuko none se ubwo mpinduye ihene ku buryo ntangiye kuzirikwa ku nkingi ntatandukanye ahubwo se ndagiye wamumbarije ayo mafaranga yiratana aho yayakuye ni imitungo wanyu bagusigiye wahereho uko rutera imbere cyangwa n'umushahara wakorewe uheraho ucuruza amazu urazamuka ariko ntibonyumvira agasuzuguro k'uyu mugore narakubajije sinabibabwiye se nababwiye uyu mugore agira agasuzuguro kajojoba ntakimbwa iryana ntabwo mubyiyumviye se mwese uko nyuriye ngo niwe wampaye igishoro natangiriyeho mukandama mubyumva nabi rwose ukwiriye gupfuka mugasaba umugabo wawe imbabazi kubyamahoro uratinyuka ugacyurira umugabo wawe ngo mwashakanye ari umutindi umugabo wawe akubyariye rene akukubyarira liberty ko kukamubwira utyo uwo yandikwiriye rwose ariko uretse ikibazo cy'urwayamabingo uhora yikekakeka ubutindi ndabuvuze niba mubwiye ntiwisuzugura mukuru wawe kuko amafaranga ntawe uyavukana ubwo ibyo bibi urubanza mukecuru ibi urubanza koko oya ubwiye umugabo wawe nabi mukandama ukwiriye kumusaba imbabazi rwose imbabazi se z'uko mugize ndamututse se cyangwa ndamukubise
nkubita se uranshoboye reka kuze aho bari njyewe kuri we gasuzuguro kawe sigaho wikora iba oya ibyo nabyo nta muntu ugikubitwa n'amatungo ntagikubitwa igirayo hasoni soni se ziki waretse nkabaza nkamumuramo kare agasuzuguro waretse nkabaza nkamumuramo akagasuzuguro ku buryo n'undi munsi urumva azajya abwira ijambo banje kwibuka ko ndi umugabo undi munsi se nzaba nkubwira iki uvuga se ubuvuga iki uzabaze na data wambyaye ntiyigeze nkubita kuva ndi umwana ubushaje rero sifite amataba yizihinshye nakujeba rero ngiye nta mikino ngira ubwa mbere n'ubwa nyuma ahasigaye urabeho genda nyine vuga uvuya oya ihangane mukandama ihangane ugaruke tubivuge agaruka nagenda agiye icyo tuvugana se ni ndagi ibindi byose narabyihanganiye ariko icyitwa gukubitwa cyo sinshobora kukihanganira n'umunsi umwe nakujeba sinkina rero uboshye nta maboko mfite yo gukora ngo nitunge shinyagura se bwarabagoragiye izo mana se nazikurahe ku munsi wamviriye mu rugo nzabagisha ikimasa ngacinya n'akadiho nishimira ko icyano ryamviriye mu nzu gitumiza aho bakizane none aha rero uhamagare n'icyangombwa cy'ubutaka kize mu gisangire kuko mubabarizwe mukandamage sindi ariko ugize ngo iki mukandama gushanuka umwana mubi ese ubwo birasekeje ku buryo kuko wanseka ari munsi nyine ntibisekeje ariko biratangaje none se divi wowe urumva koko wabana na papa wa Rene ukaba umugore wa kabiri ariko mama wa Rene ntawe uhari sinabikubwiye ko batandukanye yigendeye se nubwo yagiye ndumva ngiye bitagaragara neza keretse wenda ari ukuvuga ngo yarapfuye ntawe uriho nako nabyo nuko nta mukwaha nta muntu uza hose n'umuntu none sinabigira nterewo amafaranga ya kiriya gisaza ndashaka pe uko kirayafite ubundi si yo hindiri yo kubanije ite ko musanganywe yakomeje akakubera umuterankunga niwe ubinsaba kuva mukandamage yagenda abamereye nabi ngo kuki nashaka kumubera umugore niba kuko mukunda mbese yarashyushye yarahiye cyane byoroshye ndakurahiye sinzi uko uza kubigenza pe biragoye uharebye uko umuryoshye aryoshye se ukamubwira ko hari ibyo ukitegura muzabana umwaka utaha noneho wowe ukamukuraho inote wamara kuzibona ukamureka ukajya kwibanira na Jackson wawe nazimukuraho nese ko ari urusamba iyo akoze ishyano ama 1,100 ubundi iyo twabonanye tike ni 50,000 najya birenze none se kuki utamubwira ko ukeneye ibintu byinshi nyine nk'uko wajyaga ubibwira wa mufande waguteretaga muri kaminuza kiriya gisaza imibare yacyo ariko iyo ukibwiye ngira nkakibwira nti ko maye 50 urabona nyishyura inzu agahaha akavamo imyenda n'ibindi byose umukobwa akenera iryo ndahenze ndi mwiza mba ngomba kubona amafaranga menshi uzi ukuntu gihita kimbwira ngo none se ubundi ngo ubwo urarushywa n'iki ngo waje ukaba mu nzu nziza y'ubuntu ukicara ukarya ukaryama ukambara ukaberwa ntacyo ubazwa numva nasa niba rero nta bundi buryo buhari bwo kuyiharya atari ukugenda ngo mubane ndumva wamureka n'ubundi abasaza bayafite bariho kandi nawe ikimero cyawe uri nacyo byanze bikunze ntuzabura urundi ukwikundira akayaguha kandi atagusabye kukugira umugore biriya bifaranga byankomeje ni byinshi sinabireka rero sinabireka rwose sinabyirengesha ku buryo se waba umugore wa papa Rene inshuti yawe Divi ndetse ibyaherenamo ni ibiki nturese ninjye wabwiye nyina ngo aturugo agende n'ibindeba rwose wasanga se yaramwirukanye kugira ngo akunde abane nawe byo nyine n'ibindi kandi se nubwo ataba wowe uratekereza ko uzajya urebana na Rene gute warasimbuye nyina mu rugo ko kurebana se n'itegeko agerera uburyo nanjye ndebe ibumoso yego ko ubundi ko ifaranga rigende ndireba umuntu kugira ngo ntazajya ndebana n'umuntu ndumva wakaniye rero ntacyo ngishaho inama genda urirye ko mu by'ukuri kubana n'igisaza kikubyaye nabyo nta njyana injyana yo ntayo pe ntayo nyine ariko nanone ubuzima buri hanze bumeze nabi none se reba amaze imyaka hafi 2 ntarabona akazi umusore untereta ni Jackson nawe wipfiriye nabi udafite n'urwara rwo kwishima none se ubwo nawe mbwira ninanga icyo gisaza ko hari icyo gihari nzarya nte mbehe nambarije rega ndahenze nibyo navugaga none se kuki ubuzima bwawe bwose buherereza ku basore cyangwa abagabo buherereze heza wowe ntiwakora ngo wishakire ibikubeshaho bivuye mu kuboko kwawe muri iki nyine ko ari cyo nkubaza wakibura se
cyangwa sha ubu mwege mugafite mubayeho muti simba ndeba uko mubayeho Tubaho nabi se. ni ukubaho wigurira ibyo kurya n'ibyo kunywa n'amavuta ntushobora no kwisohokana ngo wijyane ku mazi unezerwe ni ukubaho muri manka gusa shasi ubwo nubana na nkomeje ko amazi uzayajyaho ariko nturyoherwe ubwo bizaba bikumariye wenda nzabihirwa iyi myaka gifite akabara gashaka kunkurikira ariko se mu myaka iri imbere namara gupfa sinzasigara mu bifaranga bye mbiryohamo mbyigaraguramo n'abasore bose nshaka gupfa se ko ntawe umenya umunsi biziraho ubwirwa n'iki kutazamutanga gupfa ukagenda uwo munezero utawusogongeye ntabwo nk'ibyo uba ubizanye ute byo gupfa napfa ndeke nuko murakoze bana ba umwanzi wese ntakabyare yewe inzara igiye kukubana itongerega tutagera hano ubibona se iyi mirayi najyaga nyibona nkabura imbaraga zo kuzana agatebe ngo mpamagara rero nyimanure yakubitana rero n'umwanya muke nkabura nuko mpamagara umuntu ngo aza nkorere isuku mwishyure none se iyo abashyitsi bagusuraga wumvaga nta soni ugize mama imbere mwana wanjye ko kurasitse gusa abashyitsi urabona ndugira abashyitsi koko yewe mama ntabwo wabura abashyitsi ukuntu ugira inshuti nyinshi niyo bene wanyu batagusura abo mukorana n'abo mwiganye ntabura abagusura si byose ko nabikoraga nkiri mu rugo bana banjye mfite aho mbajyana uyu munsi bansura nkabajyana gusa ni ku buryo wabura aho wicaza abantu mama simbona baraje mu nzu nini n'abarara mukumva rero ari ibintu byiza naza kuratira inshuti zanjye Ellen uru ni urubwa abana ba umwanzi wese aragasenya ashaje aze kuba mu kibahima ari umukecuru mama nubwo twaje tukakuganiriza ukatugaburira tukagukorera n'amasuku ariko icyatugenzaga cyane ni icyo kibazo ukomoje ahubwo yibe rekera aho igira hino na mama nawe igira hino rwose mirayi turayicogoje urabona ko kwa mama habaye heza yicarira reka nanjye nicara ahangaha mama kugeza ubu ngewe na musaza wanjye kwakira ko wavuye mu rugo byaratugoye cyane yego twabitsaga ko mwamufitanye ibibazo na papa ariko ntabwo twumvaga ko byaba ari ibyatuma mutandukana ukaza kuba muri geto birakomeye bana ba birakomeye ntabwo mwabimenya muracyari bato gusa nyine icyo nababwira ni uko mwatangiye kugira icyo mumenya amazi nayo yatangiye kurenga inkombe none se mwapfuye iki mu buryo bwumvikana mama ni ibintu byinshi be mbabarira rwose mwiza kumvugisha n'akari imurori icyo napfuye nasomwe ntimwakimenya n'igihe nawe tukizi gusa oya mama oya ntabwo ibyo twabyemera niba mwemera ko turi abana banyu mugomba kutubwira icyo mupfa byaba ngombwa tukabunga kuko kubana gutyo umwe aba mu rugo undi yaragiye biratubangamiye ndabyumva ko bibabangamiye ariko nimugerageze mubyirengagize ntabwo bitworoheye rwose iberi yigashyizeho akete nawe ukora akazi neza kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi igihe na so tuzaba tudahari muzabashe kwibeshaho none se ubwo nakwiga nzi ko mama na data batabana ese nutigura avamo ibe urasubira mu rugo ntabwo bishoboka igihe na so twaratandukanye byararangiye oya ntabwo mwatandukana burundu duhari mama byanze bikunze mugomba gusubirana kuko nta cyaha gukoreye cyangwa wowe wamukoreye kitababarirwa icyo yankoreye ntikibabarirwa kuri cye ntabwo kibabarirwa pe none se ko wanze kukitubwira ngo twumve kuko niba ari ikintu kiremereye mugende mubaze usora kibabwira nawe arakizi turajya kumubaza ariko nawe turajyana turababaza mwembi muri kumwe twumva wakoshereje undi amusaba imbabazi ariko musubirane njya kuza aha nari nabitekereje hibe n'ibibazo byanyu nari mbizi ko bizabaho ndetse n'ibyanjye byo kwibana nari nabitekerejeho ariko hejuru ya byose numvise nkeneye amahoro kurusha ibindi urasuba wenyine mu ndeke rero usazabukwe nanjye mbukwanjye kuko nibyo bizadufasha kubaho twese twishimye kandi dutekanye none se mama niba warabyanzuye gutyo ubu ejo nimbona umufiyansa tujya kunyereka ababyeyi nzamuzana hano mubwire ko nta data ngira cyangwa nzamujyana mu rugo mubwire ko nta mama ngira icyo kibazo kirakomeye mama bitekerezeho uve ku izi muze duteye kuko rwose ahangaha nta buturo burimo erega gusubira mu rugo si cyo kibazo ikibazo ni ugusubira kubana n'uwo naje mpunga ngo abone amahoro ye nanjye mbona yanjye erega uwo waje uhunga mumaranye imyaka irenze 25 kandi muri icyo gihe cyose ntacyo yigeze agutwara ikibazo rero mwaba mwaragiranye uyu munsi ntabwo cyaturusha imbaraga nk'umuryango rwose
wawu ongera unyangiza indi mvura shushu none umugore uzi ibigezweho cyashya nabwo ni mukanda matinde se ngo muzane muri dushe mu dukino nk'utu erega risaziye none saraza gukina n'amazi yo muri dushe abizihe aho gufungura n'andi menshi amanukiro ni byiza shushu wawu twagira ngo nakavura ko mu mpeshyi kari kungwa mu gitondo ku kazuba kakibera inka we Aiki, ikumira shiri. Divine wanjye mugore mwiza nsumbira byose mfite ku isi. Huya ntugatsikire ntugasitare shiri. Sheri idushe kuko kuki mwayishyizemo amakaro ya pirate. We mpore. Uko naringwe kubera amakaro ya nta kigenda. Nibyo. Nawe kuko ntabwo uzi ibigezweho ngo umenye amakaro meza sheri. Sha rero ibigezweho byose ndabizi pe. Nubwo ngana ntya ariko ntazitsire mba ntazi. Ahubwo ikibazo inzu twayubatse tukiri abakene pe. Yo mbese. Urumva rero buryo nta mafaranga ufite ku isoko ntutegeka ahubwo uratuza ugafata icyo baguhaye. Ubu rero warayabonye ubwo urumva bizagenda gute? Ntabwo umuntu yakomeza kogera pe. Aya makaro aranyerera cyane mu rwego rurenze ukwemera. Oya nzayakuramo nshyire mande sheri. Urumva se nareka gukomeza kuba ahantu hateye impungenge ubuzima bwawe. Sibyo rata. Homura rwose nzayashoboramo yose nyakuremo yose. Nyamaremo shyiramo ameza agezweho sheri. Uzatumiza Dubai niho hava amakaro meza cyane. Niho haba hari amakaro meza yandi yo kubaka mu nzu no muri dushe nyine meza abantu. Aho hafi. Narigize ngo ndi Burayi no ni Dubai. Naye rwose urakara. Homura rwose niyo byaba kuyatumiza mu ijuru. Nayatumiza hari icyo ukeneye cyose kikaboneka ukishima. Ako nawe wese gukora ngo ndabigezaho cyangwa ushaka kumva kamba mushushu be. Umva ndagukunda gusa se ahubwo se sha ntabwo nabona uko mbisobanura kuko birenze ibyo. Yego umva rero sheri urumva ndashaka kugira umugore uhenze ku buryo uzajya uhura na mukanda matinda akakureba maze yakwireba akabona ko nari ndi mukuri mwirukana. Sibyo rata. Mbese akajya yireba akabona si umugore akabona ari ikintu cyawe. Uko rero sheri ikireka niba nanjye uzangurira imodoka nkajya nitwara. Kwitwara se nagiye wowe ugomba kwicara hamwe ukaba umwamikazi maze nkajya mfungura imodoka ukinjira ukicara nkagutwara nkakujyana aho ushaka hose wabamo nkagufungurira urugi nk'umwamikazi. None se kuki ngiye najya nitwara kandi mukanda amage yitwara? Kiriya se kunaga ko tujyana kugira ngo kitagenda kineza abantu kugira ngo hari ikindi cyatumye mugurira imodoka ariko uzikubona mukanda amashyano uriya agaranye mu modoka imbere narakireba nkagira ngo ni umuvure wubitse. Ariko sheri mubwire wowe iyo ngutwaye mba numva ntakuvanaho ijisho. Umva rero siyo mpamvu ndimo nkubwira ngo ngurire imodoka. Kubera iki? Nyine nzajye nitwara kugira ngo utazakora impanuka wandanga sheri. Aho muranze gutwara imodoka sheri ntacyo twaba rwose. Imodoka nayitwaye kuva muri za 2 se ni muri za 70 ngahera. Gusa urumva naba nkiri mu musiko wo kurangazwa n'ubwiza bw'umukobwa ntwaye koko. Vambe burya ngo ukumuha akajisho gake urumva akandi kari mu muhanda. Ako nyine ndanayishaka nanjye nkaba nk'abandi bagore bose babasirimu. Uzi ko inshuti zanjye zose zitwara se ninjye njyenyine utayifite. None se ubundi ariko se sheri mva mpande nakubaza ushaka kujya witwara nta perimi ufite? Waretse nkajya nkwitwarira ariko ko aribyo byiza. None se perimi ni ikibazo ntiwanshakira n'umushoferi uzajya untwara tukamuhemba ku kwezi. Umushoferi akajya gutwara ari kugenda akanaguzwa kureba ari kugenda kwitegereza. Aho nk'ibintu byo gufuba bizanye. Ariko mba sheri reka nkwihorere reka tubireke tuzabiganiraho kuko ntukibabara sheri. Oya ni ukuri. Reka nagira ngo ushyireho utuzi dushyushye. Fata ntabwo ariko urashaka ngo nongere ngo kuri aya makaro nakubonye. None se urumva ivyo ngewe nyirakamana nabikoraho iki ndagi? Ngo iki? None se ubu twiyicarire turebe hirya twigire nkaho ntacyo twabonye mama. None urashaka gukora iki? Urugo n'urwankomeje umugore nuwe. None icyo ushaka ko dukora ni igiki koko? Je biriya bintu yakoze byo kwirukana umugore we ntago byashimishije na gato rwose mama. Oya none se ko bitagushimishije wakoze iki? Ngewe nasuye mukanda amage ngo numva icyo abivugaho. Nsanga agahinda karamwishe
asigaye agira n'isoni zo kuvuga aho atuye. Ibyo rero narabisesenguye nsanga bigaragara ko abonye nk'abantu bamuhuza n'umugabo we yakwemera agasubira mu rugo. None umugabo we si murumuna wawe, kuki utabakoreye ubwo buhuza ngo bongere basubirane nk'umuryango? Hanyuma se ubwo twagiye kubakorera cyagiye byagenze bite? Ntabwo Nkomeje yahise yerekana uwo ari we neza akakubitira n'umugore imbere yacu koko? None ndagije mwana wanjye ko ari wowe ukiri muto, none nkaba numva mu bwenge ushaje imbere yanjye. Neza. None se nyine kubizi ko twagiye kubunga, Nkomeje akadusuzugura akanakubitira umugore w'imbere yacu, uyu munsi urumva ukora iki kirenze icyo twari twakoze kijyagiye? Uyu munsi rero numvaga ari we wagakwiriye kugira icyo ukora, ukagira icyo ubwira uriya muhungu wawe, kuko we rwose musa naho muhuza. Ndumva wenda wowe yakumva pe. Ariko uzi ko utazi murumuna wawe burya Nkomeje uko umuzagirwa inama? Ariko wowe murahuza? Mvare. Murahuza pe, na cyagiye wari umushyigikiye ngo akwiriye gukubita umugore we kuko amusuzugura. Ndakubeshyera se? None se ndagi reka nkubaze, kureba aho ngeze aha nshaje ntakibashije kugira icyo nikorera, kuzi ko murumuna wawe Nkomeje ari we wamvanye mu cyaro ejo bundi akanzana mu mujyi akanyubakira, ukaba ureba inzu yujuje. Yego. Icyo ndya icyo nywa byose ni ubimenya. Washakaga ko njya kumuvuguruza yankuraho amaboko kantunga? Ariko uzi ko Nkomeje yansuzuguje nanjye nkasuzugurika koko? Niko mama. Ndakumva. Nubwo ntari umukire nka Nkomeje, ubu koko mu mafaranga nkorera urumva uje ukaza kuba iwanjye, wabura icyo urya, wabura icyo unywa, wabura icyo wambara koko? Ibyo simbizi, sindi mu rugo rwawe ngo ndamenye ibyo utunze n'ibyo ubura, ariko icyo nshaka kukubwira nuko ntagomba kuvuguruza ibyemezo Nkomeje afatira urugo rwe. Ubyumve rwose. Urugo rwose bararufite? Atarufite se Mukandamage ntariho, hari ubwo yapfuye. Ariko uzi ko abana b'ubu mwataye umutwe, umugore arahukana iminsi ngahe mugasara mugasizora ngo abantu basenye. Hari aho yagiye se ntari muri uyu mujyi ntazagaruka bakabana? Cyangwa ugira ngo umugore n'umugabo n'ugupfa gutandukana gusa? Azagaruka se hehe ko Nkomeje yamaze kurongora undi mugore? Ugize ngo iki? Umugore yamaze kurongora uruhinja. Yego mana. Iki ngize ngo iki? Ugize ngo iki nyine? Ndavuze ni Mukandamage azagaruka hehe ko Nkomeje yarongoye? Ntibishoboka. Nkomeje se yararongoye yarabimpisha? None se niwe wabikwibwiriye? Nabyo yambwiye, narabyiboneye. Wabonye iki? Urumva ngiye navuye kureba Mukandamage, numvise agahinda ke, ndavuga ni reka njye kureba na Nkomeje numva icyo abivugaho, wenda umuntu yumva aho yahera bunga. Ayiwe, ugezeyo uhasanga undi mugore se? Ni umugore kize ko ari akana kangana nka Irene we. Ndagira nti nyikabonera kure mu gakabutura, nabanje kugira ngo Irene we waje gusura se. Ayiwe, ntidutangiye kuganira mbona karipfusha ubusa imbere ye, kamwe yicajweho karamwuriye uboshye abana b'ihene barimo kurira umugina. Base byari byo bikanyobera. Nuko ngiye kubona mbona Nkomeje azutuye iminwa aragasomagura by'amafuti ngo nizabagura. Ayiwe, abasomana se basomana ku manywa y'Ihangu n'abashyitsi bari aho koko? Zihorerera yaramusomye gusa se? Ayiwe, umujinya waranyishe, nshaka aho njya ndahabura, ngira ndisohokera ndataha ndasezeye. Mbese nasohotse nk'ugiye ku bwiherero. Yowe, ndumva nanjye umujinya wanyica, nako njye n'iseseme yanyica nkanaruka. Nta mugabo mukuru nka Nkomeje wo kurongora akana kangana n'umwana byaye ngo bajye basomana mu bantu. Yowe, sasa amahano wa mubyeyi we. None se mama, ndakumva. Ubu se tuvuge ko ugiye kujya kubikoraho iki? Aha, mva ko nigenje. Urumva yewe kandi yewe usona nabwo nta sono ufite. None se kumbwira nabi gusona ku gipangu hari ikibazo kirimo papa? Uyajya ukandiriya soni mu kinyabupfura sha, kandi uza kunsura wanambwiye ntukanyitureho kubonye kose. None se nzajya mbanza kugusaba uruhushya rwo kuza iwacu? Muraho papa? Ariko ibi ni ibikira. Ese ko umukozi yarambwiye ko ari wowe wenyine uje, Irene na nyoko baje bate? None se hari kibi kirimo hasi iwacu tuje papa? Owe ntabwo nyankunda kagasuzuguro kangana gutya. Nyoko yavuye ahangaha yaragiye sinamwirukanye. Urumva nta mpamvu rero kuza nyituraho gutya, ntaza havuye ntazi n'ikimuzanye. Havuyeho nta handi naho yabaga.
ikimuzanye rero ni twebwe abana banyu bamuzanye twumva ikibazo mufitanye cyatumye mutandukana kandi mushaka ibe niba aribyo bibazanye rwose nimubabariye mugende muva ahangaha mumve mu maso nta mwanya mfite wo gusubira mu bibazo byanjye na nyoko agenda yambwiye ko atombo yankize nanjye nuko nari intomboye ndamukira ubwo rero nimumve imbere mutahe rwose bitaraba nabi nimumfashe mwumva mwumve muzuba ibe nimuze dutahe bana ba mugende nyine umunsi wa nyuma mva hasi yankubitiye imbere ya mukuru we na nyina kandi nagiye mubwiye ko ari ubwa mbere n'ubwa nyuma nkwisi muze dutahe rero ntabwo nshaka kongera gukubitwa igipfunsi na soko genda nyine ntabwo byashoboka mama icyo bisaba cyose kirakorwa ariko usubirane na papa mama aha niho iwacu kandi ubona papa nimwe ababyeyi tuzi nta bandi gusubira kwibana byo ntibyashoboka ugomba kuguma habyanze bikunze ibere nawe rero bana banjye iso mwamwumvise ababwiye ko yagize imana akabona ndagiye nagize imana rwose mbisubiremo none niba umuntu yarishimiye kuko muvire mu buzima kuki mushaka ko ngeyo mwihambira unyihambira hose nagukundira mama birababaje ariko natwe nicyo cyatuzanye turashaka kumva ibibazo mwagiranye tukabicoca nk'umuryango mugasubirana bitaragera kure ngo ubukobwa bw'i Kigali butangiye kwikundisha kuri papa kubera iyi mitungo ye wagakobwa ibiheri urahita agakobwa njya kwa nyoko ubise wataturuka hehe yusi divine yacu tiyawe ntibishoboka divi ni wowe cyangwa ndarota kwisishanura kandebe neza yewe mana yanjye ariko ntabwo bishoboka pe yewe waba uri divine se ukaba ukora iki wacu ahubwo nanjye ndibaza ngo mwantereye urugo yeye divi mbashije kumirwa pe niko umuntu nkawe nizeraga nzi ngo turi macuti niwe wasenyera mama cyangwa sha nambere hose wari inda ya papa ukajya unyikunishaho kugira ngo ubone uko umwegera attention arende attention utongera kunyitira umugore ndaya bikaba nabi urumva nako reka mbabwire iyi muhaguruke mugende bitaraba nabi nta bwiyunge na nyoko nkeneye nta bajyanama ndetse nta n'ubuhuza bumuhuza na nyoko nshaka uzi kubanza ufite ikibazo papa ikibazo se urashikikeshere ngo ukavuze ngo iyi ndaya yawe ngo utandukira umugore wambwe utandukira umugore wambwe nakujwe iburu aho ikirero nukuvuze ngo niduhaguruke tukuvire mu turageze kwanga hari iwacu wacu aho mujya ntihandeba murumva ndavuze ngo muhaguruke mumvire mu rugo ahubwo se n'ibindi papa uru rugo ni urwacu ko turi hano twese ukuyemo iyo mayibobo yaje kwitira amategeko niba ushatse kuzamura amahane reka njye kuri polisi babwire ikibazo dufite mu rugo noneho baze batwereke icyumba cyawe natwe baduhe icyacu niko bimeze urumva umva nimugende mutumuke mujye kure cyane n'ikindi gihe kandi sinzongere kubabona hanga muza guteza akajagari n'akagerere akaba ari agasuzuguro ibyasi nakihanganira nkande se ahubwo mwebwe nimugende twebwe nawe tujye kuko ahangaha turi iwacu ariko ibi mubwiye ngo tugende ububwira niko ububwira songomeshe cyangwa ububwira divine umugore mukaso umugore akaba uri kunyita mama kamama kimihine kanyagira uru rugura ruvamo abana b'iki gihe nta kinyabupfura bagira ni nyina uboshya ngo ngaki abavuga wowe divine agakobwa kadashobora gukoresha amaboko utandukira umugore kakumva ko kazabeshwaho no gusenyera ababyeyi yubakiye ngo kavugane abagabo babo unayisanze yuzuye mwanyituyemo maze amagambo sheri umva rero ngiye nkubwire urumva izi mbesire ngiye nizikomeye kuntukira mu imbesire ninde urumva n'ibintu rero ari kumbwira ibikubahisha kuko wowe abana b'iki gihe se ni nyina uboshye ni nyina wabishe indaya uzi ko abantu isoni bazimiye koko ibaze nk'umuntu utinyuka ukavuga ngo rene bamusohore hano bikorera wasano kandi mbere ndakunda ngewe kandi mbere ngewe mfuwe ndakura ndekera umugore washyano ndekera wagicucu ntasore niko ndekera umugore wagicucu umugore wanjye aramujyana uko kameze uku nguku n'uburenga buri gusa bamwegera umugore urumva mutuye inyuma ya ziriya ndabo urumva murekera umugore nyabakize
vuga uti ngahe yanjye urayijyana he kandi sha mwabanaga muri ise ndagusohoye natuvira ahangaha nubishaka umukurikiye kandi niba utanabishaka ndakwikorera ngo ubangatane mugukurikize ntabwo ari cyane wa mugome ugapfa urabona ukuntu reka duhangane wongere unura hasi nk'uko bigize wa macuho na bene wanyu wanshinze ubwari ubiguze dushaka urukuko ariko ngo wari usohoka muri iki gipangu cyangwa mbwire njyewe nzingi gusohoremo mushugunye apfira mu muhanda mu mubiri kandi muri ise mabasha akira utomoka wasano kandi ni ubwa mbere n'ubwa nyuma ijisho ryawe rireba hano kukubangomeje genda ujye mu nzu rero niba nta turi dupfumba dusigaye utuzane tumushugunyira tubangatane wandaya uzana ubwenda bwe bwose kabanisha nakuzana amagaraso wowe wazanye ikibazo umva sheri cya reka nze twigende iki gihugu cyabo ngo nizo tukibarekere ndagisha ive umva sigaranira ko hacyohewe cyangwa muzi umuntu wabaye muri izi nabura aho mbabasha yo nakubujije se genda uba ushaka wose ariko tuvire mu nzu ubana niyo ndaya yawe dore uko kireba ikintu cy'ikigo gusa kigenda ku ngutiya za nyina ari ari ikigabo kiga muri kaminuza ubwo noneho yariya n'amapantaro yo kwiruka umva sha umva nkubwire tuza wumve ureba ko unyirukanye wowe uzaba imbwa uzaba umusega uzaba ingegera uburyo niba nakwirukana uzaba amayibobo urumva uzaba igisambo kiba uzajya urara mu iteme udafite n'aho uba nta nubwo uzaba ufite amafaranga yo kwikodeshereza ukamurandaze rero nk'uko agiye kubikora wamusegaho asoni urandaze ariko se divi wenda ntugire ngo ni ukugushinyagurira wirwariye ariko nkubaze wowe mu by'ukuri warwanaga na iberi ubona wamunesha urumva twateranya amagambo isi ababwira ngo ntibamuviraho abana nabo bashize ngo nitwe tugenda ariko nankomeje nta bwenge agira rero none se yumvaga abana na nyina aribo bagenda we n'indaya ye akaba aribo basigara mu nzu nise nawe ugiye kunyita indaya nka Helena na musaza we koko uzi ko aricyo twapfuye nababwiye ntimukomeze kunyita indaya mwambese siremwe indaya n'inyoko wari batukaga ubwo rero napfuye kuri sori iryo jambo ngiye kubona mbona ibera abaye nk'umusazi aransumira ngira ngo agiye kunyasa igipfunsi mu ijigo ngize imana numva aranteruye arambangatanya no hanze ngo pi nari ngize ngo yanaguhondaguye nk'uko wabimbwiraga koko none ni ukuguterura akagusohora hanze gusa none se yaneruye yageze hanze atereka nk'amata y'abashyitsi umva yambangatanya ngejeje ku mbuga hanze aranjugunya nk'ujugunya umwanda reba rero kuko ujugunya na biriya biboko bingana nk'ingumba y'imbogo umvaga ngiye gupfa neza neza birumvikana uratagangaraga ariko nawe wakabyaga ukuntu wabimbwiraga kuri telefone numvaga yaguhondaguye amakofe mu mutwe no mu maso hose yakugize nk'iki nanjye nakabijemo gake kugira ngo mbone uko nza kuba niryamiye mu bitaro nanitekerezaho witekerezaho iki se shariho sinenzi ko kubana n'umusaza biba bikomeye gutya simva ko abana b'uyu munsi badukoreye ako gatendo ariko no mu bisanzwe nta kigenda pe nta kigenda gute se kandi amafaranga ahari niba urya icyo ushaka ukanywa icyo ushaka ukaba ugenda mu modoka nziza ukajya mu birori uko ushaka utibajije aho amafaranga ava ikibazo ufite ni ikihe ibirori se ndacyajya mu bihe ubu se kiriya gisaza wakijyana mu birori ngo uri kumwe n'umugabo kandi afuha kubi yandika ngo nijyane nafashe umwanzuro rero ibyo kujya mu birori ndabireka atari uko mbyanze ariko wamushatse ubizi ko ari umusaza wakaba witerwa ishema no kuba muri kumwe ntutinye kujyana nawe ahantu wese si uko sha ugira ngo ntari aho tugera yaganira n'abagabo bagenzi be agatinya kuvuga ko ndi umugore we sha agatinyuka akavuga ngo ndi umwana we icyo nicyo nangira abagabo rero agutereta yavugaga ko nyina wa Rena ari igikecuru ashaje atakijyanye n'igihe ngo aramusebye iyo bari kumwe none we bigenze gute ko yari yagushatse yishimye ngo mujye mujyana ahantu adafite ipfunwe ry'umugore mubi ijoro riba ruwariraye sha byibure koko urababara se nahindukira nkumva
umugongo urenda gucikamo nka gatanu. Ihangane. umva nkubwire iyo ari mu bisaza by'amafuti nkawe rero usanga yayagaye anakagiza ngo uyu ni sheri wanjye ni ishusho ngo yarisazuye yewe ngo yagize ate ngo ibiki n'ibice bikanera umujinya shawe. nawe nta nkomeje mwahuye muhwanye mbese bamwe aragutakagiza akavuga ko yisazuye ukarakara ngo yibivuga ahandi akagira isoni yabeshya kuri umukobwa we ukarakara ngo ntabwo atewe ishema nuko uri umugore we. ubwo se wowe urumva utandukaniye he niwe wanze mukandamage ngo nuko ashaje akarongora wowe none nawe bikaba bimutera isoni kuvuga ko uri umugore we kandi wowe ukiri inkumi. sha leonsi ni ubutindi bugira nabi nawe ubundi nta nkumi yo gushakana n'igisaza kingana na so mu myaka rwose. sinabikubwiye kwanga uzisha nk'iyo mpuye n'inshuti zanjye zikambwira ngo nimbakire rifite papa igihe babwira utuyozi papa ni patro nabitinyuka se mpita mabwira ni mwinjire tutaranabitindaho ngo hatagira igituma bamenya ko ari umugabo wanjye. yewe ko numva se taje agiye kugutuza mutazayigiriramo umunezero nk'uwo wagiye ukurikiranye niba ari uko bimeze Divine. sha umunezero ntawo byo ntawo ntegereje pe ku mugani w'abarokore nibo njya numva bavuga ngo ni amahoro y'umunyabyaha. ubu kimbabaje ni kimwe gusa iki kimwe kuba Jackson byararangiye atakwemera agokore urajya avugere gukavugana na Jackson twahurira he ko nashobora kuva mu rugo ngomeje atanshoreye nk'ushoreye iwe. wamutuma akagusanga muri etaje mugiye guturamo naba nagira ubwenge nkomeje hamusanze yahita mutema atabanje no kubitekerezaho kabiri n'isegonda arafuha inkomozi. ikibazo mvuga nifitiye rero ni icyo kubyuka nicaye mwirirwa ndyamye bugacya bukira icyumweru kigashira n'ikindi kikaza. yagushakiye icyo ukora se? nashatse ikintu nakora ngo kijye kimuza ariko narakibuze pe. ariko se we wabanje ugatumiza wiryo cupa nta nzoka zawe nshaka kuki ariko se ubundi wampamagariye iki urashaka kumbwira ibiki? ubu nabura icyo nkubwira koko nkome kandi nanjye aricyo nkubajije ntibubantumyeho unshakira iki? none se ntabwo ndi mukuru wawe byose bivuze iki? nagutuma wonyine nkakugurira ako gacupa nk'uko ndi kubikubwira tukagasangira tunaganira. ariko icupa ryawe ndagize ko ndeze n'icupa cye koko. nta kibazo niba ushaka inzoga nibaguhe winywere genda zishyura ariko kuri imitwe aho ngaho ngo wampamagaye ngo ngurire agacupa kaya gacupa se ni ukuba wazishyura nta kibazo urumva kunyunganira nabyo rwose ntacyo bitwaye ndabyemera. ubwo ngubwo ngewe reka nkwiri nawe wakira iryo ngiryo ndi kugutumiriza hanyuma irya kabiri nawe uraza kuryishyura ariko iryabanje ari ngewe waryishyura si ibyo se? ufite amafaranga se? wiki ariko shankome kuri murumuna wanjye wagiye ugenza make koko ku iminsi ibyari idahatse ntabwo ubizi ibyo bintu. ubu se nkorera igitega ku buryo koko nagutumijeho ngo nkugurire icupa ntafite amafaranga yo kuryishyura. ariko se ntugakomeza ibintu ngo ikintu mvuze cyose ucyumvemo agasuzuguro. niba nkubaje ntese wakunganira ntizi utumije nkazishyura nkabikubaza nk'umuvandimwe wanjye uzi ko ukennye ikibazo kiri ngo iki? uzi n'ikindi nkome reka kwishyura inzoga ntibidutwarire umwanya ubwo twese dufite amafaranga ni byiza ubishaka arishyura sibyo? reka nyine twiganire ku cyatumye nguhamagara hano. mbwira vuba ariko. niko nkome ndakumva rero reka nkubwire njyewe nka mukuru wawe ntabwo nigeze nshimishwa n'umwanzuro wafashe wo kwisenyera rwose pe. umva rero ndagize nkubwire kuba uri mukuru wanjye ntabwo biguha uburenganzira bwo kunyivangira mu buzima. urumva uko nabanye n'umugore wanjye ntabwo ukuzi uko twatandukanye ntabwo ukuzi. icyiza rero ni uba utafata umwanzuro wo kuvuga ngo narisenyeye kandi utazi icyatumye ntandukana n'umugore wanjye. nta kintu cyatumye mutandukana rwose ntacyo pe. nkome ibibazo byanyu nabijemo kenshi wumvaga mupfa utuntu tudashenga rimwe ngo umugore yakubajije aho uri ambaza iki se ubundi ngo yagusuzuguye kuko afite amafaranga asuzugura nkande by'ukuri ubisesenguye ntawakoshereje undi ikintu gikomeye ku buryo mwatandukana. ukumva ko agasuzuguro k'umugore ari ikintu cyoroshye rero? usibye n'ak'umugore n'ak'umugabo si keza. wabimenya se? umuntu wese aho ava akagera yifuza kubahwa agahabwa n'agaciro ariko se nanjye nkubaza
agasuzuguro wihanganiye imyaka irenga 25 maranye na Mukandamage, mukabyarana umwana wa mbere mukabyara uwa kabiri, bagakura bakajya muri kaminuza, bamwe bakaba bayarangije. Ako gasuzuguro wakomeje ukakihanganira ko mushaje igihe gisigaye cyo kubaho ari cyo gito kurusha icyo mumaze. Ese ndagiye reka nkubaza ko nuba Mukandamage wamuryamyeho cyane umushaka byo gupfa, wagiye ukamufata ukamurongora, si umugore wanyu? Ariko nituganira ntugashyiremo umujinya nk'uwo. Umujinya seki ndamurongora se bakubwiye ko Matilda wanjye adahari? Hari icyo munenga se? Kibazo ni ikihe ko ufite Matilda wawe nkagira Divine wanjye Mukandamage uramushaka wiki? Hasi ikibazo rero giteye inkeke nubwo nyine uri kubyitarutsa. Inkeke si inkeke gusa, giteye n'agahinda. Buriya nkome kuriya kujya kurongora ukarongora uruhinja ni ikibazo pe, niko mwana wama. Reka tuvuge ko wenda kutumvikana bibayeho, umugore n'umugabo bagatandukana, ariko se niburi ushaka ikindi kigore gikuze nacyo cyananiwe urushako nkawe, cyananiwe urushako, ntujye kurongora uruhinja rungana abantu byaye koko. Ariko ndagiye uzi ko ibintu ushaka kunkorera na data atigeze abinkorera. Bigeze kuba mukuru wanjye urumva bidahagije, ugiye kuba na mwarimu wanjye wo kungisha ibyo nkora n'ibyo ndeka. Oya sinkwigisha, turajya inama nk'abavandimwe. Nta maseki ngaho mbwira nukuri, uyu uri kumwe na kariya kantu kangana utanukira umugore na ruriya runtu da runini, ujya mu bandi bagabo kakaguhagararira uruhande, ariko kandi utakomeza kuntondera. Akaguhagararira uruhande bati dore patro na madamu, ukumva uranezerewe koko. None se mubaze ndagiye tuza mbaze nkubwire ko umwanzuro nawe ufashe umugore namushatse, tubaye duhagararana nkagira isoro urumva nabikoraho iki? Reka nkubwire icyo wabikoraho nkome. Uranyumva? Nkubu ugiye ukabwira Mukandamage uti nari narabuze ubwenge. Wabuze ubwenge ni wowe. Ariko se ntitukaganire ngo uhite ubirakarira mu birakarira mu sigura vuga ibicura nabuze ubwenge jewe. Nari ntandukiriye umubwiye uti nari narakosheje, sibyo? None ndatekereje numva narakosheje, mbonye ko nakoze amakosa, rero ndagarutse, mbabarira ugaruki wanjye. Yakwanga kukubabarira ngewe nkomeje saba imbabazi Mukandamage. Nikiza umugabo atakura ngo urugo rwe ntirusenyuke. Kunyitiranya musaba rwose agasubira mu rugo rwe, ukaba shefu akaba shefu tene, mwembi mukishimana, abana nabo bakanezerwa. Kariya kakobwa rwose niba waranagateye inda, ariko byakugakura gashaka wi kakabyara ugacyura umwana mu rugo rwawe. Mukandamage ndamuzi n'umutima mwiza agira, ntago yakwanga kukurerera. Ariko urabizi ndagiye reka mbivuge mpagurutse, niba ibitekerezo wanyezaga hari ibyo nabyumvise, urumva akira amafaranga uze kwishyuza twanywe n'izuri buze kumugeze mu nzira. Yengeye mu rugo ndatashye sanze umugore wanjye shaka, ubu Divine narankumbuye. Ariko se sheri, n'ibibazo bimeze gute udashaka kumbwira shushu be? Nukuri tuzumbwire. Ntago byoroshye sheri, usa niho ahandi habo bararuhira ubusa. Bande se kutambwira shushu be? Usigaye umpisha ibyakubabaje sheri. Nuriya mushenzi ngo ni mukuru wanjye abayahaye konyegeje ko mbaho nuko nkora ibintu byanjye, bushye ndiganza umuhungu we. Harakugira izihe nama se kandi? Ko ni ibintu by'ubugoryi gusa bitakaragase, ngo sinagomba kurongora wowe ngo uri umwana cyane ngo ntituberanye. Urumva ibyo bintu dore n'ubwo umutaye mu kabari ari kundirimbira izo ndirimbo zitagira epfo na ruguru. Ariko sheri dushubije ubwenge inyuma, numva atabeshya, kuko nanjye ntangiye kubona ko tutazabana. Kwaki rwose pe. Nawe se wamaze kubona ko tutajyanye uko turutana mu myaka? Imyaka se ko ari imibare ugira ngo ngiye hari ikibazo nesho. Kibazo ni iki? Ntacyo rwose. Ntabwo tuzabana ahubwo kubera bene wanyu batanshaka. Ese ni ibyo ngibyo? Ni naregeze ngo nawe ubona ko tutajyanye kumbe ni ikibazo cy'izo mbisire. Ntajyande hori sindagije uwo ngo yangira ati ko adafite uburenganzira na buto ku buzima bwanjye. Urugo n'urwanjye, mazina biriya byana bya Mukandamage narabicecekesheje, muzana kuba muri etage nziza niyingiye. Hane ngo ufite ikibazo cyandagije koko? Warabacecekesheje se baracecetse? Barazibye. Uzi ukuntu kare nahuye na Ellen akansomera nkumva nanjye ndiyanze. Ako gakonjwa se kakagutuka kagushaka wiki. Inzu yabo ntwayibarekeye,
hari ikindi kibazo batubaza? yambwiraga ukuntu hararanguka ukanahararukwa vuba. Ibyo se kabizi gate ukavutse ngo na mama wabo umushaka ngo wari umuharaye none waramuhaze nk'utaranamumenye. umva igicucu ko yavutse ndarashatse nyina ubundi byarabizi. sheri yambwiraga ukuntu numararukwa ngo uzanta Arakatava kandi mu ruzi. ikibabaje nuko ngiye ntazabona naho njya kuko nta n'isezerano tugirana. ibyo byihorije gusa ntabwo wumva ko ari ugukurya umutima ngo wijyane. erega buriya barababaye kubona ngo uharika nyina kandi babona ko nyina asigaye asa n'igikeri nyamabondo. winsetsa mbabaye. oya ku rukundo bafitiye nyina bumva ko namurenganye kandi igihe ibyo ariko nakoze nyine ndabizi. sheri nta n'icyo yambeshyeho. iki se kandi nyine umva nkubwire ko mama wari umukire waramwanze ajya kwikodeshereza. agenda nyine nyuma abana be baraza baramugarura mu nzu twe baratwirukana kubera ko mwasezeranye. ibyo se ni ikibazo. ngaho mbwira ngewe ejo nunyirukana nzerekeza yuko nagira umwana ngo azangarura singire n'isezerano nzishingikiriza nkaba nta n'amafaranga mfite byibura yo kuzamfasha kwirwana. oya nzadivorusanya nawe ndangizanye n'iriya njiji ariko se ubu nakwanga kuko ntugapfa ndagapfa ikigenda agahambwa asanga ndagakubitwa n'inkuba gusa nakwanga kuko binurutseho sine nziza itarushye isiga sara rya karisimbi risa na bike ku isi. oya sheri oya wimbeshya rwose wimbeshya imitoma ntabwo undi umwana wa segonderi bashukisha amagambo aryohereye. oya humura sinakubeshya sheri mbwire niba unkunda koko ukwiriye kunshakira icyo gukora kuko ejo burya cyangwa ejo bundi nibihinduka nanjye icyo gihe nzaba mfite uko nibeshaho rwose. ariko abantu ntibagakurogesha amagambo ngo wemere sheri wanjye. oya urabona ko nzaguhararuka nkakanga ntugapfa. ese niba ikibazo kitabaye kunyangada ubundi ni ukubera icyo udashaka ko ngira icyo nkora ngo nanjye njye ngufasha muri uru rugo ubu kwirirwa nicaye ndera amaboko nibyo ukunze. oya si byo nkunze nuko nyine cyo gukora nkigishakisha. none se wowe kubona akazi ko gukora ibyo wize ko kabuze gucuruza ukaba warambwiye ko udashobora gucuruza utuntu twa miliyoni imwe cyangwa ebyiri urumva atari ibintu byo kubanza gutekerezaho neza tugashakaho igishoro cyava. nta miliyoni ariko nyine kubera ko bitakurimo urabitekerezaho umwaka ushira undi utahe. gute se bitandimo sheri? ntabwo bikurimo rwose. noneho reka nkubwire nawe ngira inama y'icyo nakora ukabona icyo ucuruza. ngewe icyo gucuruza ndagifite naho nacururiza rwose narahashakiye icyo mbura ni igishoro gusa ubundi ngatangira bizinesi. ukumva rero wacuruza iki? ngewe naganire n'inshuti yanjye icuruza ibyuma by'ibinyabiziga numva ni ibintu bidahomba kandi bikenerwa cyane. ibyuma ni ukuri umuntu abikoze nta kabuza uzabona amafaranga. nibyo ngibyo rero nakubwiraga ni bizinesi wakorera asaba amafaranga menshi. nese ntuyafite. umva nkubwira ariko biriya byuma by'ibinyabiziga birahenda cyane pe. usanga umuntu ahagaze mu kantu ka metero ebyiri metero imwe cyangwa nka metero 5 ariko harimo imari ya miliyoni zirenga 100 kandi urumva ayo mafaranga ni menshi sinahita nyabona. ubwo vuga uti ndumva ntarashaka kugushakira icyo ukora naho amafaranga yo ntiwayabura ndabizi. nzayashakisha. none se ejo bundi ntabwo muri banki baguhamagaye ngo inguzanyo wasabye yabonetse ngo ujye kuyisinyira? barampamagaye gusa nyine iriya nguzanyo ntuzi ko nayisabye ngira ngo nubake akayetaje k'ubucuruzi. none se amafaranga yubaka etaje agira ibara ryayo najya kurangura akagira irindi bara ryayo? yega amafaranga yose namwe none ariko ntiwafata ideni rya banki ngo ujye kurikoresha icyo utarisabiye. ubikoze se wabiki wabikira niba bizinesi ari nziza yunguka kuki utacuruza ayo mafaranga noneho inyungu ivuyemo ikaba ariyo wubakisha iyo nzu wavuganye na banki urumva byaba bitwaye. ariko nyine wowe tuza wumve urumva ko byadindiza umushinga kandi banki y'ibiri kubara inyungu zayo. utangiye ubucuruzi uyu munsi bwazatangira kubyara inyungu ku buryo wakuramo amafaranga yo kubaka byibuze nyuma y'umwaka. kandi uwo mwaka banki yo ntabwo iba yarahagaze kubara yayo. nyuma y'umwaka se waba wararogewe nande? erega umenye ko iriya ari imari umuntu ajya kwivanira i Dubai ujyana nka miliyoni 50 urumva ukazana imari ikazavamo izindi 50. ifaranga rikunguka irindi se nyine ntabwo abacuruzi bunguka buryo ko numva ntabwizeye sheri. wabyizera gute se nanjye utanyizera? ariko ndakwizera mukunzi. mahise nanjye ndi umugore. yaba ari mukandamagi yagusabye. mukandamagi ngo aragasaba imbwa igufwa. yaba ari we yagusabye bwari gucyo yamuzanira bukira yuri indege imujyana i Dubai akazana imari ubundi mukunguka ariko akazana yororo.
Ellen karame mama. mbabarira rwose wihangane ureke kumbwira izo nkuru zo kwa so. Mama nawe wihangane nyumve byibuze umunota umwe gusa. Niba ari ibindi umbwira tuganire nta kibazo ndahari, ariko niba ari ibya so n'icyangombwa cy'ubutaka cye mbabarira ubyihorere kuko singishaka kugira icyo myumvaho. None se ubu no kuba yagiye hanze ntacyo bikubwiye? Inde ujya hanze se, yiso cyangwa umugore we? Umugore we ngo yagiye Dubai. None se ko yagiye wenyine niba agiye kurigiraho amubarawe isatinya kujya mu ndege? Ngo agiye kurangura ibyuma by'ibinyabiziga acuruza da. Nashishikara acuruze namubwira iki? Ko mbona se ntacyo bikubwiye mama. Uragira ngo se bimbwira ikereni ko nta kazi kanjya nkuyeho, ko atakwirukanishije mu kawe, ko atari ishuri rya Ibera afunze se ndababazwa n'iki? Nacuruza ashaka imibereho harya ryame n'umugabo we. Mama Divine w'umwiyemezi w'umwirasi w'umwibona ukunda kwigaragaza uko atari, urabona azacuruza kunguka koko? Azahombe? Hari icyo bimbwiye se? Umva hari amafaranga yanjye yashoye ngo arayahombya. Mama ntabwo ureba kure pe, urumva amafaranga yo kurangura hanze y'igihugu Divine ayikuye. Si uko ntabyumva ko ari so yamuhaye Rene, ariko se ubundi yatayamuha bwo yari kuyampa, yari kuyaguha se cyangwa yari kuzayishyura ishuri rya Iberi? Niyo mpamvu rero kuyahombya no kutayahombya byose ari kimwe kuri iki. Ibyo nuruca abana ko ari papa yamuhaye mama. Kuko Divine uretse no kujya kurangura no kubona ikimujyana iwe ntiyayibonera. None ikibazo ufite se ni ikihe Rene? Ni ikibazo naho papa ye yakuye. Byanze bikunze nta muntu ujya kurangura hanze ajyanye amafaranga make, kandi papa nta handi afite yakura amafaranga uretse yanguzanye mwari mwarasabye ngo mwubake etaje mujye muyikodeshamo inzu z'ubucuruzi. Ubundi se uribwira ko iyo nzu so nayubaka izakumarira iki? Ariko ari kuzaba ari umuryango mama. Itagize igitumara uyu munsi kuko gihari, ariko ari kuzagitumara ramwe bimutagihari. Niyo mpamvu nakoze cyane nkabashyira mu ishuri kandi nkabishyura amashuri meza. Mama warakoze. Mugomba gukora mukibeshaho, apana gutegereza ngo ababyeyi nibasaza bazadusigira imitungo. Hega ari n'uwasaza ari ibye byose mwamugira mutese. Ariko hari ikindi utatekerejeho mama. Ariya mafaranga Divine namara kuyahombya, utekereza ko banki itazaza guteza iwacu? Banki se urumva yayicika ate nyine kandi yahombeje amafaranga yayo? None ko inzu tubamo mwayitanzeho ingwate, urumva n'abayiteza tuzabaye. Hoya ndakwinze rwose wa mwana wingira gutyo rwose pe, urabona ko naje kugutakira ntababaye. None se ko ubufasha unsaba ntabwo mfite wa musaza we, kandi nkaba ngomba kujya mu kazi uragira ngo mbigenze ngo usigahane igendere ndagaruka ngo usange. Oya mfasha rwose, mfasha kumenya amakuru inshuti yawe Divine kuko ndabizi neza ko uyafite, ndabizi. Amakuru mfite ni nk'ayo ufite muze. Yagiye kurangura Dubai igihe nikigera azagaruka. Azagaruka ryari se kureba igihe gishize cyose uko kingana atagaruka? Ibyo byo naba nkubeshye mvuze ko nkizi. Kereka nyine umubajije wenda niwe wakubwira ingorane yagize zatumye atindayo. Iyo mpamvu rero niyo yatumye nzindukira iwawe rwose mwana wanjye. Mbabarira umume tuvugane kuko jewe nimero ye nari mfite yavuye ku murongo, ntabwo icamo no kuri WhatsApp yavuyeho. Erega ibyo byose byakubayeho ni nako nanjye byangendekeye. Nanjye nabanje kuvugana nawe mu minsi ya mbere, nyuma telefone ye nza kuyibura. Ba mwana we rwose ndakwinginze pe, urabona ndi nkaso rwose, urumva? Reba kaga ndi mu byibuzo ngirira impuhwe. Umbabarire rwose ko mbizi byanze bikunze muvuga no kwikoranabuhanga ryanyu nge ntazi. Wambabari ukamunkiriyeho tukavugana, amubwira ko bansohoye mu nzu byibuze akabangukana amafaranga tukishyura ubukode, wenda yaba yaragishaka kurgira haryo ku mucanga w'Abarabu akazasubiraho niba bishaka rwose. Ni byose koko baragusohoye muze? Urumva ra, none se ku kwezi kwashize nkabura yo kwishyura, urumva nyina amazu yari kunyihanganira. Amafaranga yose nari mfite yajyanye kurangura, andi nyamutuma mu bikoresho nari nkeneye kuko hari ya Dubai ibintu byaho biba bihendutse. None se ubu ngubu bahe? Biteye agahinda wa mwana we. Niregwa ngenda byo kurushya amasaha, bakwira nkareba aho njya mu kabari nkabariho ndara. Nubu se niho waraye? Mbasha. We ntureba uko nsa kuko urabona ameze nk'umuntu waraye mu rugo. Ndabibona ko udashaka no kunyegera kubera umuntu ko inzoga narayemo. Kumva rero mwana wanjye rwose ungiriye neza, ampamagarira mugenzi wawe Divine akabangukana amafaranga tukishyura inzu maze nkabona homba. None se ayo urara unyweri yaba ariyo wishyura inzu? Ntangahe se ko ari uduhumbi ijana twari twaratakaye kuri telefone. Ariko inzu y'ibihumbi ijana wayibona ukaba ariyo ubamo aho kurara mu kabari. Namabura cyinshi. Ubusimba mu ngesi 50 urabona hari kibaye. Urumva nyine kubera ko ari muri ghetto nta kibaye ku mwana muto nkawe. None ko twabaga mu ya 600, urumva nari kubwira umukire ngo nkingurira mbe nkwishyuye ibihumbi ijana muri 600 yose. None se nitegeko kuba mu nzu zihenze muze?
ubu buzima bwahindutse wajya mu kamakeya ariko ntujye kurara mu kabari. ntanse uribuka ko mfite umugore. Ibaze Divine aje nkajya kumwakira ku kibuga cy'indege n'imitwaro n'ibyo avuye kurangura n'ibyo namutumye byose maze tukaza no mu nzu y'ibihumbi 100 ngo ba. Urumva twa tukigumanye mu cyo kuri urukundo rwanjye nawe ntigwahita rurangiriraho. Muze ndakumva. Ubu se nkubwira iki ko numva mbabaje koko? Gusa sinzi uko ubifata cyangwa uko ubyakira. Ariko nyine Divine ntazagaruka. Uvuze ngo iki? Ntazagaruka muze. Yewe mwa menaho amazi. Sizi niba nkanuye cyangwa nasinziriye mu kabari nkaba ndi kurota. Ntabwo usinziriye akanuye muze. Numvaga ntagomba kubikubwira kuko na nyirabyo yabiguhishe. Ariko numvise ubuzima urimo buntera agahinda. Bishoboka. Mbikubwiye ngo ushaka uko wirwanaho ukabaho ubuzima bwawe udategereje Divine kuko ntazagaruka. Wowe umva ibyo se nebyo azagaruka yewe twarabivuganye. Azagaruka we Divine azagaruka. Divine ibaza atagarutse ariko. Aho nizatagarutse ubundi yaba ari he? I Dubai ntahagira se wabo. Azagaruka. Ko atagiranye na wabo se ntagire nyirarume. Ako muze. Divine azagaruka. Ubwo se yabuzwa n'iki kugaruka? Eka ye. Abuzwa n'iki? Ikibazo mfite ahubwo kuki yatinze cyane. Karazi ko amafaranga yose ari we yafite. Divine agomba kugaruka. Azagaruka Divine. Divine azagaruka ntawe yagiye. Muze uko nakugiriye impuhwe ngiye gukora ikosa rikomeye cyane. Ikosa? Ngiye kukwereka message twandikiranye mu cyumweru gishize. Agiye kugaruka vuba se? Ambwira nyine ko atazagaruka. Ntibishoboka reka ibyo no kwivugira. Reka uzisome wowe ubwawe ubundi uhite wihangana. Maze utahenge mu kazi nanjye dore wankereje. Ntabwo Divine siyahera yati. Ngahakira telefone wisomeye. Yes and Dave. Rebere muze. Divine agomba kuza kandi akaza vuba. Azaza vuba. Reka miranga yanditse ngo sheri. Kamana yakwandikiye ngo sheri se. Ni munsi yaho yewe. Message niyo yandikiye agasore kamutereti kuyobera umaze kubona ko n'ibindi ampisha. Ibyo byihoreye ntibikureba muze. Wowe usoma aho handitse ngo ngiye gushakisha ubuzimino. Reka ndebe. Sheri ngiye gushakira ubuzimino kutu dufaranga tw'icyo gisaza ngo gisaza cyo gisaza avuga ni jewe buriya bwose ni nakaryarya ndebe ko natuzunguza tukabyara ndi ntibishoboka amafaranga yanjye naho rero kugaruka wapi kabisa baba ntabwo azagaruka ntibishoboka ntabwo byavamo niba hari ikintu cyantiraga ipfunwe kwari ukwitwa umugore wankomeje urumva ingegera icyo gatangiye kuvuga kageze hakurya kwake ntabwo bishoboka kwajya undi gisaza ngo yategwaga ipfunwe ikirirwa gahejeje amafaranga yanjye karya kurusha umuswa ntabwo bishoboka karya amafaranga kurusha inkezi ibyo ntabwo bishoboka reka nkomeze numve naho indayo kereka iyo mbi ikigoryi niho yari kuyintera kuko kuva kera na kandi cyo mfa n'abasaza buri gihe kwigejeje ngo kararwaye kanze gutwara inda yawe ariko umva mubwire muze ko nakubwiye gusoma handitse ko atazagaruka ibyo bindi by'indu bigiyemo gukora iki ntabwo bishoboka ibyo ntabwo bishoboka mereza telefone yanjye muze mereza none umva mubiziranye wasanga arabatanyije no kuyaca nkugiriye none 50 yabazijyanye ate azijyanye he ndako miliyoni 70 n'ibikoresho namutumye byose ngo kagiye kubijya kwa n'amafaranga yanjye mbega umukobwa w'umugome karya amafaranga karya nk'inyezi kameze nk'inshomba byuma wamaye telefone umva Leonsi umva mwana wa reka mubwire none wamfashije ukamuhamagarira mbese nyine ukareba uko umumbwirira wenda amafaranga yakayagumana ariko akohereza ibikoresho namutumye rwose akabinzanira Leonsi mwana wanjye wamfashije rwose mwana wanjye rwose mfasha mwana wanjye urebe rwose uko wamfasha rwose umfashe kandi umfashe mwana wanjye we ntacyo mubwira muze niba inkoze ni amakosa akomeye amakosa se yayo ariko nyine nagira ngo mbikubwire umenye ukuri wowe gukomeza gutegereza ibyo utazabona ibyo ntazabona agomba kugaruka azaza Divine sohoka nkinge njye mu kazi ukinge mbabarira kandi ntutume nkubahuka ngo nkubwire nabi simva hano rwose kandi nawe nakubashye mbabarira muze mpereza na telefone yanjye mumpamagarire rwose cyangwa se basi wenda umumbwirire nako umbwire uko muhamagara mwihamagarire nk'iyo numero yego ko mwana wabuze se
nkome ni wowe wacezaga hariya koko ni njyewe nyine ubuzima ni bugufi tugomba guceza tukishima tukiyibagiza ibibazo aho wumvira vuba n'isubire mu kabari indirimbo ziryoshye zitararangira yowe igira hano aho bitadunda cyane dore byanyemeneye umutwe tubanze tuvugane imiziki urayisanga ntaho ijya ariko ziburiya hari ukuntu zikunda kubi iyo igiyemo ukubita gutya maze ukajya utandukanya amaguru ukayasobekeranya ubundi waba ufite indayago rero bikaba rurangiza ariko ubanza bakuroze mwana wa ujya no gucezanya n'indaya koko ureze ubeshye mama ziriya zose ubona nizo ayiwe rero uri kureba gato ngo mugire guteze ikizubazuba niyo buriya irashaka ko ducezanya ubu se ndaheraye nkubwira icyangenzaga koko ndabona warangiye reka rwose nzagushake ubutaha urashaka ubutaha uzaguranye ayiwe urakubwira icyo ushaka kubwira ukibona ikibazo se ko mbona wabaye ibyatsi ubu uramenya ibyo nkubwira mwana wa ariko nabaye ibyatsi ahubwo inyota igije ubu ibintu bimeze nabi yesu we niba nasize se ubundi wowe kugira kumenye nkanakubwira aho usanga ukabona se ariko mana yanjye icyo kora koko hari umuntu usinda agasinda na kenge ikibazo nje kukubwira ni ikijyanye n'inzu inzu inzu se inzu yihe ko ntazo ufite iriya wanyubakiye nyine mbamo izi ko nayo bayiteje bandese kubera ntabwo bayimenye uracyayirimo ahubwo natoboye kuza akagura bimenyesha rwose ubonye aho kuba kandi nje kukubwira ko hari abantu baje kumbwira ngo mbe nshaka aho njya ku wa gatanu bazaza kuyibamo niko mwana wa wanyubakiye inzu urangije urayigurisha ntiwambwira koko aho umutini yanditse niriva koko guteze nawe nishimye agize ngo yo ntibayimenye kobe nayo barayigurishije bande abakobe twari kuba ni abagome koko bande se bayigurishije ko inzu yari iyawe nkome ubanza iby'ubusinzi bitangiye kwivangavangamo ibindi ibyo waseze senda udeke iyo ni banki yagurishije hose ayiwe urumva hari amafaranga nari yagurishije kugira ngo nkore umushinga noneho nyuma nza guhomba bakubwa ko ibyanjye byose bitezwa cyamunara amafaranga se yagiye he ate ko ntigeze mbona ucuruza ngo warahombye ko amazu yose wubatse ntayigeze isenyuka wahombye ute kugeza aho baza kunsohora mu nzu wanyubakiye uko byageze ibara bupfa umukecuru ayiwe sigaho wituma nongera kubitekerezaho cyane ahubwo niba ushaka inzoga nta nzoga nshaka ngwino tujye mu kabari gusengera nta nzoga nshaka rwose ubu rwose nicyo kintu cyonyine nagufasha akagenda gafite hano hirya ideni muri kano kabari mwana wanjye ninde wakuroze wenda nkazabura n'icyo nishyura imana ikazayishyura inzoga se nizo zingenza nyibwiriraho nzaba rwose abantu nibaza kunsohora mu nzu yabo nicyo kibazo nifitiye gusa kugeza ubu ariko ibinyeciro ni umuti w'amenyo icyo kibazo ko nanjye gifite hano washaka kureba hagutse ahubwo tuzakwirwa twembi nanjye sifite aho ndikinga erega araseka nkaho yumva icyo ari ikibazo cyoroshye disi wiseka mbwira aho nzajya nibaza kunsohora mu nzu yabo none uragira ngo ndiye mukecuru wanarira ariko icyo kibazo rero umbaza ntacyo nagikuraho kubera iki se nanjye nibera mu kabari nakuvuburanira umbanye bwinshi nkajya kwirarira mu modoka ahantu ndayiparitse ngurara mu modoka cyane rwose ayiwe aho niba wumva wabishobora kuba mu modoka hasi kiwe igihe batarayivumbura ngo nayo bayigurije uzaze tujye tuyiraranamo reka sinarara mu modoka sinanabishobora rwose ngewe n'ubundi ngo nta bugabo butisubiraho ngewe ngiye guca bugufi saba umukazana wanjye imbabazi z'ibigambo namushebeje ndebe ko yazima akanshyira mu rugo nkajya nirira nkaryama ahantu hazima naho ubundi ndara mu modoka nta soni uramukura yera ko yazi twabagamo hariyo bahereyeho bateza cyamunara ngaho rero ubu se asigaye abaheye yego uyu mukecuru uri umutesi ndabarahiye wowe urumva nahamwiye mama ntuzi aho umugore wawe aba ye apfi ubwo ari aho hose bugera nikodeshereza n'abana yewe we ntuzi ko ari umukire afite n'akazi urumva wajye nanjye
nyirakamana ko nigenje ndabigira nte mwuka byara ahubwo rero uriguti uwo mukazana wanjye nubwo ntazi aho aba ariko niyo nahamenya sinatinyuka kumuhinguka imbere yo yikodeshereza byibuze atari kumwe n'umuhungu wanjye koko mana yanjye we umva rero baba yesuye mu kabari rwose kwinywera inzoga urabeshya ntabwo usigarana ibibazo byawe byagiye kubyitsemba rwose reka nkwereke umwanzuro ngewe mfashe rero bwazuro ejo uzaza umfashe mpakira utuntu twanjye utunkubitire mu modoka unjyane kwandagije mfe kuba ariho ndi nihengeke nubwo ari abakene ntibazabura kuntunga uva zazo se nayikura umva mbese imodoka ze ko nayiparitse ahantu mu ibanga rikomeye nkituriza ariko nawe wikabya nkumi wabaye umutindi isenya kwipfira ubwo ngubwo aba ariko tuvuga none se ayira umusengereza ntiyagura esanse ukangeza kwa mukuru wawe nkome se hano mu mujyi wumva ari kunjyana mu cyaro gira vuba ahubwo ariko ndakubwiye ko ndi gusengera none uri kunywa isuku yaheze ndi kwikopesha baba we uva ye hano baranzi mana yanjye uva maba ndakumva barazi ndababwira ndi bumbe inzoga akambiza yose uzi ko warangiye wazi ko ngende ubu bosi mburana amafaranga none se ariko se none ko nta n'urwara rwo kwishima usigaranye kandi ukaba wisukamo amayoga y'abandi uzishyura ibyo ukuye he koko ibibazo n'igihe wabibaza rwose imana izabishyura umva mbese yarebye se ariko ayumvise mana yanjye we umwana wanjye yararangiye ni ukuri ariko mana we izishyura imana izabyishyura leta byishyura kandi izarorera mana yanjye muri uyu mukino nta bukire butikebuka wanditswe na Manishimwe Dieudonné mwumvisemo nkomeje mwakiniwe na Tuyishime Jadofisi Mukandamage mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice Eleni mwakiniwe n'uwa Maria Olive Iberi mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy Ndagije mwakiniwe na Niyitegeka Graciane Mukecuru mwakiniwe na Murizoboro Marie Antoinette Divine mwakiniwe na Iranzi Denise naho uwabakiniye Leoncine Mukeshimana Jeannette umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel ni mugira ijoro ryiza. Ikinamico